abantu bamwe na bamwe bakunda inzoga ariko batazi ingaruka wenda ya alcohol runaka mu mubiri, cyangwa batazi wenda n'ikintu alcohol ijya gukora mu mubiri. Akenshi bamwe na bamwe bazibagiraho ingaruka nziza na inzoga, cyangwa ingaruka tuvuge hari aho zigera abantu batazinywa cyane cyangwa batanywa nyinshi, ntabwo ingaruka z'inzoga zibanywa zamera nk'umuntu nyine wabaye addicted ku nzoga nyinshi cyane. Tugiye kurebera hamwe ingaruka za alcohol mu mubiri, ariko by'umwihariko ni ibintu bigaragazwa n'ubushakashatsi muri science, ni n'ibintu n'amakuru nakuye ku mbuga zizewe, Mayo Clinic, World Health Organization n'izindi. So ikintu cya mbere, inzoga igabanya ubushobozi bwo gutekereza no gufata ibyemezo. Akenshi nyine uri muri swing, ntabwo wabona gutekereza, nta bibazo ushaka kwiteza no gufata ibyo byemezo bafite ba nyirabyo. Ikindi, igabanya ubushobozi bwo gutwara imodoka neza, kongera ibyago by'impanuka. Byo turabizi, ni ibintu bari no kubuza no muri iyi minsi, kuba wagasomye ugatwara imodoka cyangwa ugatwara moto cyangwa ugatwara igare, ntabwo ari byiza, uri kwishyira urupfu. Rero izo nazo ni ingaruka z'inzoga. Ikindi, yangiza umwijima, ishobora gutera fatty liver, hepatitis cyangwa cirrhosis. Iyo inzoga cyangwa se alcohol ishobora gutuma ugira ibinure ku mwijima, cyangwa ukaba warwara hepatite, cyangwa ukaba wagira hari ukuntu umwijima ukomera warangiritse ugakomera, nyine ukaba utari umwijima uri healthy, uroroha, bigatera gukomera k'umwijima, aribyo bitera ubundi burwayi, amakanseri n'ibiki byose. So rero izo ni ingaruka z'inzoga cyangwa se za alcohol mu mubiri. Ikindi, yongera ibyago byo kugira umuvuduko ukabije w'amaraso. Of course inzoga cyangwa se alcohol izamura umuvuduko w'amaraso. Ikindi, yongera ibyago byo kurwara kanseri nk'iyo mu kanwa, muhogo, umwijima, amabere n'izindi. Ubwo nabyo mpite mbonera wenda ku bagore cyangwa se abakobwa bakunda kunywa inzoga cyane, ufite ibyago byinshi byo kurwara kanseri y'intuza y'amabere. Ku bagabo, umwijima, muhogo no mu kanwa, zo zigirwa na buri muntu wese. Ubu burwayi bukomeye kandi bwica cyane rwose, burica rwose, like in the blink of an eye. Ariko nanone yise inzoga ikintu tunywa tukanyara kikadusigira ibyo bibazo byose. So rero iyo nanone ni ingaruka ya alcohol mu mubiri. Ikindi, ihungabanya ibitotsi, nubwo abantu ishobora gutuma umuntu asinzira vuba, ariko ntabwo usinzira vuba birambye, ndakeka ku bantu bamwe na bamwe, nanone bitewe na nature y'umubiri wawe. Ntabwo ari abantu badasinzira nyine bihagije iyo banyoye inzoga. So rero yangiza ibitotsi. Ikindi, yangiza umwijima, yangiza urwagashya, ishobora gutera pancreatitis. Ni indwara nyine zifata umwijima kandi zifata urwagashya, kandi twabonye ko urwagashya rugira role iri very important mu buzima bwa buri muntu cyangwa se ku mubiri w'umuntu. Ikindi, yongera ibyago byo kwiheba, depression n'ibindi bibazo byo mu mutwe. Iyo umajije kunywa, wenda hari abantu bajya kuyinywa bazi ko bari gushaka refuge, ariko at the end of the day ugasanga nta refuge irimo, ukamara kunywa n'ubundi bya bibazo wanyoye ushaka guhunga ntaho bijya, biba bigutegereje. Ikindi, ishobora gutuma umuntu yishingira alcohol cyangwa se alcohol use disorder, cyangwa kuba addicted. Inzoga uyitangira unywa gake, ushobora kurangira ubaye addicted. Rero izo ni kandi iyo ubaye addicted, cyambere witera icyizere, rubanda irakwanga, bigatuma nyine ugira ibyago byinshi bitandukanye, kutagira akazi, kuba judged ahantu hose, ibyo bintu byose. So niba ubishoboye wazireka, niba ushoboye wagabanya ingano y'izo ufata. I'm not here to force you to do it, that's your right. Ufite impamvu zinywa, I don't know it. So ni izo ingaruka rero zo kunywa inzoga still. Aya makuru mba nayakuye kuri Mayo Clinic na World Health Organization, na makuru yizewe, ntabwo ari amakuru y'ibinyoma, na makuru abakora ubushakashatsi nanjye ndabwikorera ubwanjye mpuzamakuru. So niba kunze ikiganiro, kirayikinge, sharing ku bandi, commenting, liking, subscribing. I don't know what are you waiting for. Ngomba kubikora.